yaranutse bihagije umva wa mukobwa nawe ahuri nkuko wavuze ngo nanjye aho ndi ngo nzareba ikiganiro wakoze gunuka ukaneza abanyarwanda ukaneza aba followers bene kari akageni man umukobwa nka nta nubwo niyubaha man mwagiye mumenya man yanjye sister gusa nanjye reka nkubwire aho bigeze n'ibintu wakoze no ko warihakanye se ukihakana mama wawe ukihakana famiye yawe uri guhiga amafaranga nagagura ubuzima nta rwara utababyeyi nta rwara utafamiye amafaranga nanjye ndagira ngo nkubwire ko sinzigera ngukunda n'umunsi wa rimwe uri ikigoryi rimwe kabiri gatatu uri n'injiji yewe uri nihabara uri umva wowe uri umwanda imbere yanjye man ko numva ibintu byanyu bigeze kure man yewe nkubona nk'umwanda niba udafite ibitekerezo byo kuba wakubaka niba ufite ibitekerezo byo kuba wakwita ku mukunzi wawe niba ufite ibitekerezo byo kuba wasubiza icyo ubajijwe ngo niba ngo umuntu ashaka kumenya iwanyu kujya kubana nawe ntabwo ari uko nari inkwanzi urumva ntabwo ari uko nabuze ibyo mbana nabyo ubu noneho njye mbana nakuba kugira ngo mbane nawe nabana n'ubwandu ubu nareba iki kiganiro ntabwo ari nashaka apfe cyangwa se ibyo kurya bimunanire cyangwa ajye mu mugozi njye nta mbabazi nyigufitiye umva ndayakarabye oya sister imbere yawe ndayakarabye yose do mwana njyewe umusista yarambabaje man ukuntu njye naritse abakobwa bose babaga muri uru Rwanda nkavuga ngo niwe ngiye gukunda wenyine ihangane nyine ihangane man ibirori ni ukuri man njye sinzi uko nabivuga uri wowe umugabo arira imbere ya kamera man ihangane nta kundi none se bigende bite niyo si tubamo niyo si dutuye ihangane wirira man ikomera b'umugabo nta mugabo urira man shabure amarira y'umugabo atemba ajya mu nta mugabo urira ihangane nk'uwagwa kano gahinda wowe wa mukobwa uwagwa kano gahinda kose nikoreye nibwo wahita umenya ko nagukundaga kandi by'ukuri nta mugabo urira ihangane Double 7 TV. Hello everyone again, I'm Mr. Ross uzazere kumeze neza amahoro y'Imana bane namwe mbifurije umunsi mwiza mbifurije imigisha itagabanyije ituruka ku Mana musa none ijwi wumva ni rya Mr. Birori nk'ibisanzwe n'ibisanzwe ni kuri Double 7 TV n'ibisanzwe uyu musa none uyu mujama turi kureba ahangaha kuri kamera murimo mureba hano kuri kamera ngira ngo muramuzi ni Power Comedy ndimo ntambuka musanga hano mu bihuru haza se umusaza none asigaye aba mu bihuru man bimeze bite cyagenze gute shamani buriya rero mu minsi yashize hari umukobwa waje kuri social media ngo anuka ngo ndimbwa ngo ndi ikigoryi ngo ndi ikima ibintu byinshi cyane aranyandagaza navuze ubundi ko nzakora ikiganiro ngiye nkamurasira nkabanza nkamubwiza ukuri hano kanya nyine inkuru nyine itari nziza nyine nago abafollowers banjye bari buyishime nuko channel zanjye zamaze kwibwa YouTube bayibye TikTok bayibye Instagram bayibye ubu nta rubuga na rumwe nsigara ese biri seriye man cyangwa ese ku buryo uza mwahanga mu bihure rega man bro ngiye mba nabuze ikintu nakora urumvaga ko kubwanye nyine bajya bavuga ngo umutima umwe ngo ugira inama yo gusa buriya ngewe iyo mbwira abantu reka mbanze mbereke ahantu umujama musanze urumva dore musanze ari mwahangaha rwose niba buriya ntibazabone tutavuga ngo bagenga imitima yacu irimo niba yari arimo arashaka iki ngewe rero ndavuga ati umujama ko muzi bimeze bite turasira tubwire uwo mukobwa we yaje yaje aturutse he byagenze gute oya nyine ni ukuvuga ngo ngewe iby'umukobwa ni nge wabyizaniye ngewe nigeze gukora inkuru nyine ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nakoze inkuru ngewe navuze ku mukunzi wanjye twakundanye w'umwajenti ukorera za Kimironko umukobwa nyine niba namwita Isadunda niba namwita Ihabara ngewe ntabwo nzi ukuntu namwita ariko nkurikije ibintu nanjye yanutse kuri social media gusa ntabwo nje guhangana nawe ariko nanjye ndagira ngo mubwize ukuri aho ari hose nkuko yavuze ngo kino kiganiro ngiye gukora Power zacyumva none nanjye reka nshyireho akadomo nanjye kino kiganiro ngiye gukora wowe Mutesi aho uri uzacyumva urumva umukobwa we ubwo wavuze narabyumvishe uvuze ko ndimbwa utanyeneye utazigera unanyenera uvuga ngo nuwarya imbwa ngo yarya inzungu umva nago wenda simbizi niba yaravuze ko nyine nge ndimbwa aramutse agiye wenda atajya no kuba ameze nkanjye ako sister nanjye iyo nza kuba nkukunda ntabwo mba naragiye kuvuga ari amagambo none se mana akaba ari byo umukobwa udafashe iwawe udafasha se na nyina mwagiye mubanza mukamenya aho ariko ngewe urumva ngewe ndakuzi
nkuzi ukina komedi, nkuzi ukina video zo kuri TikTok, Instagram, hehe. Urumva ntabwo nari kunyura ahantu nk'ahangaha ngo mbone umupampe nkawe uri mwahangaha mu bihuru, kandi ndi kubona ntabwo uri mu nzu, nturi kugira gute nkunyuraho gutyo gusa. Njyewe ngeze n'amahirwe ndakubonye, none nabuze aho nabicisha kuko imbuga zanjye zamaze kwibwa. Ariko uyu munsi hashize igihe ngiye kwishyiraho akadomo, nanjye ngiye kukwihaniza wa mukobwa. Nyine hashize igihe n'abanyarwanda bose barebereho. Hashize kingana gute bakwibye? Hashize iminsi igera kuri 4. Kuko muragenda murebe kuri channel ya Power Comedy, murasanga video miruka kwa uploading imaze iminsi 4. Ubu kano kanya imbuga ntago nyuzifite mu biganza. Urumva? Nshobora wenda gucreating indi channel cyangwa se nkagiye kundi kuntu nabigenza, ariko mugende musacinge Power Comedy. Basi watangiye process kano kanya imbuga zibye yanahinduwe. Nyine watangiye process zo kubikurikirana cyangwa ni byabe? Process nyine nzirimo, ariko nkatwe tuba tutaramenyekana cyane. Ntago tuzava wenda ngo RIB zadufasha cyangwa inzego z'umutekano zadufasha. Guca nanjye ntago yari monetize man bro. Je nari nkishakisha uburyo nawe monetize, ariko kuba yanabuze ntago bivuze ko tudafite ubwenge bwo kuba twayigarura cyangwa iki. Ubwo niburi zanabure cyane inaboneka iboneka. Waba warasaze se wenda turebe ukuntu wanajya no kwa muganga? Bro man, ngewe nkurikije ngewe ukuntu kanya ndi kwiyumva bimeze nko gusara. Bya bindi bavuga ngo umutwe umwe ngo ni wigira inama, ngewe numva ngo wigira inama yo gusara. Usibye no gusara, ngewe byageze naho numva ngewe najya mu mugozi nk'imanika. Ndafata ubundi kuba ndi kuri iyi si ubundi bimaze karabaye. None abajene numva ngewe sinyishaka no kubaho. Abajene kuki muba mushaka kuduhirika man, mushaka kudukura mu gakino man. Niba umuntu yishutingira akikora comedy nta kintu bigutwaye, zirebe cyangwa ubyihorere. Tanga views cyangwa utanga comment, niyo bitari ibyo ugenderewe n'izabandi. Hari n'abandi bashaka ko bareba, noneho bigahuza n'ibindi bibazo byaba bimaze iminsi byo bakubwira ngo baza kuntuka ngo kuri social media. Ariko nta mugore nashatse ubundi baza kuntuka banyitirira nkana. Ariko abo bakobwa bagutuka ni gute? Ubundi numva ufite ibibazo bibiri. Hari ikibazo cy'abakobwa, sibyo? Ntabwo ari bibiri gusa. Mfite ikibazo cy'abakobwa baza kunuka kuri social media, nkagira ikibazo cyo kwibwa YouTube, nkagira n'ikibazo cy'uko nanjye ubwanjye se ntabwo ngenda umuhungu ndabyishimiye. Nyine ntabwo byishimiye, urumva ni ama depression. Nkagira n'ikibazo cy'uko natinze no gushaka man, ariko nkabona abagore baza kuvuga kuri social media hanyuma Power Comedy ibiki n'ibiki ngo nkundana nawe. Double 7 irahari, abayikurikira irahari kugira ngo ibintu bijye ku murongo, bigororoke, ukuri kujya hagaragara. Ese man, wenda biragaragara ko wabaye depressed, kunyine depression byo birumvikana. Niba wikorera gutunura kwawe izo social media platform ugasanga barazibye, birumvikana wa depressed. Oya bro, nyine depressed ntabwo nari mbizi man. Kano kanya nanjye ubwanjye ndumva nagishaka kuba ahantu hari abantu, sinshaka kugenda mu mihanda ya kaburimbo imwe mwajyaga mumbonamo. Yewe no mu gipangu numva ntabwo nshaka kuba ahantu hari abantu. Niba mujye mba nahisemo kuza kwicara hano mu bihuru umbanze nekereze ku byanjye. Ariko bro, ngenda ndababaye handi numva ubwanjye. Erega biranagaragara man, biranagaragara. Byonyine nze nk'umuntu wanyibiye YouTube umufashe man, gusa ntabwo nakwihora, ariko namuteza ubuyobozi kabisa. Nicyo kintu numva ubuyobozi nibwo bugeraho tutagera, ko mvuze ngo ngiye kwihanira. Ariko nanone nkubaze, uretse mbanze nkubaze kuko nanjye niho nkuboneye nari naranakubuze. Ubundi bigenda gute kugira ngo umwana w'umukobwa nk'uko wari uri kubivuga yifate agiye ku mbuga nkoranyambaga, gufate umwanya gutuke? Aho si kwa kundi mugenda mwirukanka mu majipo y'abandi. Njye ntago mu majipo nanone aho ngaho wabuganiriye nabi. None jewe ni ukuvuga ngo inkuru narayikoze pe y'uwo mukobwa. Ntago ari inkuru mbarirano, ntago ari ibanga, ntago ari ibintu naje gupapira cyangwa nze kubeshya. Na mbere narabivuze kandi ndabizi ko iyo nkuru mwayikurikiranye. Abantu bagiye bareba TikTok zanjye, bakareba Instagram, bakareba YouTube yanyu, mwagiye mubibona. Uriya mukobwa njye twarakundanye, ni umwagent ubundi. Reka nongere nse nk'uyibasubiriramo gatoya. Byagenze gute? Umukobwa twakundanaga akora Kimironko, ni umwagent. Twakundanye imyaka igera kuri 4. Nawe unyumvire, imyaka 4 mukajya murenganya abasore ngo nitwebwe babi, namwe abakobwa ntabwo murishyeshye. Imyaka 4 mu rukundo. Imyaka 4 mu rukundo. None sinzi waba uwo mukobwa. Ngiye nkamaza wa mukobwa we, ubundi ugira iwanyu nawe ugira nzagufate nk'imfubyi, ubundi tuzakundane dute nk'abantu, mbese tuzamenyana dute. Konzi we wenyine ntabwo ugira aho uturuka. Kobwa nkamubwira ati mwakambwa rwose yuvuze iby'ababyeyi, nkabona arijimye, nkabona ashatse kurira. Bati no mukobwa ashobora kuba wenda ari imfubyi cyangwa akaba n'ababyeyi yigeze.
njye nkaba ndi kumusembura cyangwa se nkaba nanamukomeretsa ako kundi mu rundi ruhande nkatekereza muri mind zanjye nkavuga ati nta na nyirasenge agira ese wabo aho se yaturukagaho nta famiye yabiri yasigaye ari ikinege mu isi hose nabyo nkabyibazaho bro buriya rero ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata ndavuga ati reka ngende nganiriza abajama banjye bakora ubwajenti baba bari kumwe n'uriya mukobwa ndakora nk'umutipe w'umukarani wakoraga hafi aho ngaho ahambwa ati Power banyita Power kuko buriya mu Gasima abantu baba bazi icyo ukora n'amazina bayazi y'agatwiko bazi Power Comedy n'ubundi ndabizi kuko none uriya mwajenti wari ubikomoje ese ushaka kumenya ayahe makuru turiya mukobwa urabizi ko dukundana yewe niteguye no kuzabana nawe ariko yamishe iwabo ese hari ikintu waba ubiziho n'umutipe arambwira ati umva rero Power uri iniga yanjye bimwe byo muri kati iwabo ndahazi yewe nabishatse nakujyanayo ariko ikintu wamenya ni kimwe uzamenyera agatike kanjyana n'akangarura kandi nk'umuntu w'umupampe nanjye ntabwo nzagenda nta kantu kari ku munwa ati icyo uzanywa cyose uwo mutipe ntabwo anywa inzoga ntabwo yangoye nawe ndamushimira n'umwana mwiza bro aho uri hose nyine nabyumve rwose umutipe aragiye angejejeyo noneho ngeze nahise ngo igihumure mwana yanjye base aha ni kwa wa mukobwa njya mbona w'umwajenti uzanyereka konte ye iri bloke ambwira hariho amafaranga ya naya mbona amafaranga ahora anyura mu ntoki gutya hameze uko nguko ntabwo bibaho inzu y'iwabo uru ruhande rumwe ishakaje amategura urundi ishakaje shitingi ubwo nyine urabizi nyine natwe buriya iyo bibaye ngombwa turacekinga njye nabaye nk'ubikoza mu gikari mukuntu ngeze hepfo nsanga muri tuwarete yabo ahandi hakabaye hari ibiti bakandagiraho hariho imitumba bro nayo yatangiye kubona ati ntabwo byumvikana ko umukobwa w'umwajenti Kimironko ni karitsiye igira amafaranga abantu bose baba mu ntara Kimironko kwa Mushime barahubaha ntabwo yakaba yakora muri karitsiye yugana igikapu cy'amafaranga atarafashe iwabo ngo abagure n'ibati cyangwa se abagure n'amategura ariko inzu iba imeze neza bro urabona inzu noneho zishakaje zubakishije ibiti ku mpande hari ukuntu ibiti bijya gucimbukamo hasi bakegekaho nk'itaka nyine kamera nk'irunze ku mugeni iyo nzu niko yari imeze baza umutipe nawe ati bro none se hano niho kwa Mutesi umutipe arambwira ati ni aha ngaha uriya mukobwa twahuriye Kimironko nanjye nyine ndi uwinaha gusa twebwe abaho dukunda gutinda gutaha njye ntabwo njya amazi buri munsi ariko ni aha ngaha nshongorwa n'isoni gusa umubyeyi yaratwakiriye tangira kutubaza ikitugenza natwe nk'abantu b'abapampe nyine ndavuga ngo uriya mukobwa wanyu nyine uri i Kigali ngo twariganye biki ariko navuga ngo umukobwa ngo twariganye ngo uri i Kigali nyina agahigima niba ari na nyina niba ari na nyirakuru agahigima ngo mwariganye se mama bivuga ngo nawe yakuyeho nta mukobwa afite nyine ubona uwo mukobwa uvuga uzi ukuntu ari umusirimu yabaye uzamubona mu biganiro yakoze urebe ukuntu ari umukobwa ukeye uwo mukobwa uvuga ubona yarabaye ikintu kiri aho ngaho ikirara none n'ikirara ahubwo birenze n'ikirara yabaye haba noneho negera wa mutipe ndamubaza ati none se ko twabonye mama we ise we yaba ari hehe mu kindi cyane nakoze ntabwo nabivuze ariko nabyo reka mbivuge nta kibazo siko bidasebetse aho ati se uyu mukobwa arafunze gufungwa nyine si ikibazo wenda ushobora gufungwa wenda wanabeshyewe cyangwa se ari ikosa wakoze ariko utazarisubira ikibi ni uguhorayo nyine ukabigira wenda akamenya wenda bikaba nk'amahitamo ariko gufungwa nta kibazo twese nyine hari n'ahantu batugororera tugasubiza ubwenge ku gihe ntabwo nari kubitinda wenda ngo mvuge ngo ni ikintu kibi cyabaye ntabwo ari ibintu yari kumisha urumva n'ubundi amakuru ya papa we mwari mumaze kuyamenya hanyuma nyuma yo kumenya aho ngaho iwabo nyuma yo kumenya aho ngaho iwabo twagarutse i Kigali umutipe asubira mu mirimo ye nanjye ngarukaho mba kuko nabone gutaha iwabo w'umukobwa n'ubundi nakomeje ubuzima bwanjye busanzwe nyuma ndongera nigira nk'utaragiyeyo umukobwa turongera turaganira basi wa mukobwa we ko numva nyine ndi gushaka kuba njye nabana nawe twapangaga ibintu by'uko tutazakora ubukwe dushobora kwishingira nkabona nyine abisamiye hejuru arabyishimiye nangwa se sita wundi twakatinze wenda tukongeraho nk'undi mwaka tukazakora igikwe ngo hoya ngo ubukwe se ngugira ngo ni ngombwa
ahantu hari urukundo ntabwo ari ngombwa n'ubukwerega buriya ngo isezerano rya mbere ni ukuba mubanye neza mudatukana mudatongana mudatezanya impagarara bati umukobwa se ubundi ko nzi ko abakobwa bakunda ubukwe uyu nguyu we ni uwuhe mumarayika wamuziyemo umubuza ibi bintu nanjye ntabwo wambwira ngo urumva ntabwo wambwira ngo wenda suzakora ubukwe wenda nari nifite ako gakofi gakeya nanjye ngo mbigireho ikibazo ndamwemerera rero naje ndamuganiriza namuga ati sister noneho gahunda iregeje tugiye kuzabana none rero wa mukobwa ndashaka ko noneho umbwira iwanyu 100%, sibyo ukambwiza ukuri kwawe kose none urangetse nk'umuntu wirakazamo ndavuga ati kama mbaye nitegura ko twanatandukana cyo umukobwa namuga ati rero nubwo wameshe iwanyu ariko hari umuntu wanyeretse amafoto yaho mukobwa numva atangiye kubabara ngumva ngo sheri ngo nuko ngo ntabwo nari kwakubwira ngo hameze kuriya nabo atari ku bundi ubwo ngiye nkukunze sinkunda iwanyu sinkunda uko iwanyu hameze ubundi ubwo nyine naba nkukunda si nk'ibyo byose wowe ni waratinye kumbwira uko ababyeyi bawe babayeho ejo nitubana tugakena uzajya ubwira abantu ko ndi umugabo wawe wapi ni hahandi agenda nanjye nsebe ni hahandi agenda avuga ati nashakanye n'imbwa umukobwa nibwo atangiye kunda amuga ati rero biriya bintu ngiye nyimara kubibona gutyo kubw'umujinya nari mfite wowe yonza kuhura nawe nari kugukubita ikintu wenda kubw'umujinya nari mfite ariko ntabwo ibyo nari kubikora kuko izo mbaraga nyine buriya bavuga ngo ikintu ukoze ufite uburakari uba ushobora kucyicuza agahinda kose nari mfite nakamariye mu kiganiro nakoze ndavuga ati ibi bintu ntabwo nabyihererana wenda abaforowazi babyumve nabo bangira inama gusa namwe ndabashimira kabisa mwamaye comment mwaranditse mugira ute uriya mwanya wanyu mwakoresheje kabisa Uwiteka azabakubire karindwi barabyumva cyane comment nizo zamumurije naho ngiye ku bwanyu numvaga nasaze neza ngiye kujya muri Nyabarongo hanyuma kuba uwo mukobwa yaraguhisha iwabo akanga yuko munajyanayo byaba biri mu bintu byatumye n'amadepresiyo yiyongera noneho nanone bizanamo imigereka yo kurostinga ayo masheni ku bwanjye numva kabisa wenda sinzi niba n'umubare wa YouTube nyiwibuka kuko ubu ngubu kano kanya ngemeze nk'umuntu wisariye ni hahandi babona nicaye nkanga bakavuga ati uriya muntu ni muzima aho usibye wenda ko nyitekerezaho mba ndi natekereza n'inzira ishobora kunyura ariko mu rundi ruhande kabisa ntabwo none se ubu ngubu ko tugusanze mwahangaha ubundi ahangaha uhaza asangahe reba muri kamera umukobwa naje kumutekereza ko nakoze ikiganiro nyine nkabivugaho kuko numvaga ko wenda nakibona kuko twari dusa nk'abantu bari gusubiranamo gakeya ariko arambwira ati rero ibintu wakoze ntabwo ari sawa mbese kuba waragiyeho ntumbwire ndavuga ati usibye no kujyaho sinkubwire nakoze n'ikiganiro ubu ngubu kiri kuri YouTube kiri kuri TikTok abyumvisha arasara niba yaragiye akagikurikirana bimutera nawe umujinya nyine aza kunuka kuri social media yaranutse bihagije umva wa mukobwa nawe ahuri nkuko wavuze ngo nanjye aho ndi ngo nzarebe ikiganiro wakoze ngunuka ukaneza abanyarwanda ukaneza abaforowazi bene kari akageni man umukobwa nta nubwo niyubaha man mwagiye mumenya mana yanjye sister gusa nanjye reka nkubwire aho bigeze n'ibintu wakoze no kuba warihakanye se ukihakana mama wawe ukihakana famiye yawe uri guhiga amafaranga ntago agura ubuzima nta n'urwara utababyeyi nta n'urwara amafaranga nanjye ndagira ngo nkubwire ko sinzigera ngukunda n'umunsi wa rimwe uri ikigoryi rimwe kabiri gatatu uri n'injiji yewe uri nihabara uri umva wowe uri umwanda imbere yanjye mana ko numva ibintu byanyu bigeze kure mana yo nkubona nk'umwanda niba udafite ibitekerezo byo kuba wakubaka niba ufite ibitekerezo byo kuba wakwita ku mukunzi wawe niba ufite ibitekerezo byo kuba wasubiza icyo ubajijwe ngo niba ngo umuntu ashaka kumenya iwanyu kujya kubana nawe ntabwo ari uko nari inkwanzi urumva ntabwo ari uko nabuze ibyo mbana nabyo ubu noneho njye mbana nakuba kugira ngo mbane nawe nabana n'ubwandu ubu nareba iki kiganiro ntabwo ari nashaka apfe cyangwa se ibyo kurya bimunanire cyangwa ajye mu mugozi njye nta mbabazi nyigufitiye umva ndayakarabye sister imbere yawe ndayakarabye yose oya nawe rwose umva nkwereke papa rero njyewe ntabwo nari nzi ko ari ibyo bintu byose ubitse kuko njyewe nari nyuze ahangaha ngo usanga mwahangaha
uvuga ati se uyu mujama ko muzi akora ibi n'ibi byagenze gute, ati reka muganirize. None izo nzika zose n'ako gahinda kose n'ibyo biki byose, ariko man uzi ko ari hahandi dushobora kumva ngo umuntu yapfuye kandi abandi bazi ngo ntago atwikwa. uzi ko umuntu akubabaza neza ugatekereza isi ikagenda ikaba nk'umudugudu ukabura n'aho wajya man, kumva wajya no kwiyahura cyangwa ukajya muri Nyabarongo man. Warinze aho ugira depression imeze gutyo man, njyewe umusita yarambabaje man, urinda ukuntu njyewe naretse abakobwa bose babaga muri uru Rwanda nkavuga ngo niwe ngiye gukunda wenyine. Ihangane nyine, ihangane man, ibirori ni ukuri man, njye sinzi ukuntu nabivuga. Uri wowe umugabo arira imbere ya kamera man, ihangane nta kundi. None se bigende bite? Niyo si tubamo, niyo si dutuye, urumva nibwo buzima. Nahise ntekereza no kuri ba bandi man bakundana n'abagabo bagenzi babo man. Oya nta nama njyewe ku ruhande rwanjye, kuri side yanjye ntabwo nakugira inama yo kujya gukundana n'abagabo bagenzi bawe. Ihangane nasanze n'abatari bo kabisa, ubanze wiyakire, ariko uko byagenda kose abakobwa bose nahise mbanga ngendeye umukobwa nkabona ameze nk'igiti gihagaze cy'umwembe bashobora gusoroma cyangwa se ibyaca nta n'ikintu nyanambwe yanjye ngo nyemere. umva nkwereke wowe uvuga ngo niba ibyo bintu byarakubayeho, twebwe twarebaga amavideo ukora kuri YouTube, TikTok, Instagram na hehe, twabonaga ihangane wirira mani, ikomera b'umugabo, nta mugabo urira mani. Shaburi amarira y'umugabo atemba ajya mu nta mugabo urira ihangane. Keretse nk'uwagwa kano gahinda, wowe wa mukobwa uwagwa kano gahinda kose nikoreye, nibwo wahita umenya ko nagukundaga kandi by'ukuri. Nta mugabo urira ihangane. Rero naho nagiye kubivuga kuri social media ari uko mwanze, ahubwo nagira ngo wenda ko yakwisubiraho. Ihangane wese ubundi arahangara aranuka man, hejuru man ya deal zose twagiye tugirana tukajyana mu mahoteli man, tukagira uti umwemera ngakura amafaranga mu kiyede nkayakuzana nkayaguramo inkoko, ariko ukanguka nkora ibintu nka biriya mwana. Hanyuma se ubundi utekereza yuko nkamujyana Kimironko nkamugurira amakanzu meza, inkweto zihagaze ngo akunda ab'umusirimu, kandi nawe wari ufite ubushobozi bwo kuyigura, ariko ukanguka nansoroma n'amafaranga yanjye ukayajyana man. Ubu ngubu nyakwishyuza se wayanyishyura, ni uko ari urukundo nagushakaga. Utekereza neza yuko se buriya rero reka nkwereke, iyo wahereje umukobwa amafaranga n'ubundi nushaka kuyibagirwa, ibyo kuvuga ngo azakugarukira byibagirwa. Uri kumva? Wowe ikintu nakubwira ni ugufata umwanya ukabanza ukaruhuka ukarefreshinga mu mutwe, urumva? Naho iby'abakobwa bo, abakobwa hano hanze niteshamura man. Njye niyo wenda njye n'ibyo byose nyine man, kuri batarambwiye iwawe ntabwo ari cyo kibazo. Nuko nasanze man ko anambeshya man, ari indaya nka za zindi zose zo mu Giporoso zigenda, nta rukundo habe namba. Nawe aratega se? Wenda nagatega, ariko ntahatandukaniye n'abafite umutima nk'uriye, umutima usa umukara. Niba umuntu atareba imyaka ine wamuhaye agaciro ukamufasha muri byose, ukagira ute ngo akabirengaho ibyo ngibyo man, akakubabaza man. Hangane rero kuko njyewe nahise nibaje ndavuga ati ubungubu hari abandi bantu baba barababajwe n'urukundo nk'uko mbabaye aka kanya, ariko niba banahari mwihangane kabisa, urukundo rurababaza. Ntuzabwira umukobwa ngo agukunda akakubwira ko atakibirimo cyangwa akakubwira ko atagushaka, ntuzamurenganye. Cyangwa nubibwira umuhungu ukabona uwo muhungu nakwitayeho, ntuzamurenganye. Buriya mu rukundo habamo byinshi man. Ubu ngubu kano kanya mbashije kuganira n'umukobwa nyine wenda nshaka, umujinya namubwiza yahita nawe azinuka igitsina gabo, kuko numva mu mutima wanjye nenda guturika, ndi wa muntu nyine ushobora ngo nakubita nk'urukuta nyine nk'itaje nkahita nyisaturamo kabiri. Oya pawa, tuza orohamo, urumva? Gabanya umujinya, kubera yuko biramutse bigenze gutyo man, ni hahandi usanga uri kugenda mu muhanda ugasanga witaye mu modoka pa. Ni hahandi usanga niba unabonye n'ako kazi kubera niyo mijinya n'amadepresiyo byose, ugasanga n'akazi ntabwo gakoze. Mr. Birori, reka turekere hano man, ntabwo njye mba nshaka kuvuga kuri izi nkuru zawe. Umusita yarambabaje man, nta bintu byinshi nabona byo kumuvugaho, gusa nyine aho ari reka ngiye mushimira, warakoze kabisa kuba warambeshye
nta kindi nakubwira, Uwiteka azakumenera ibintu byose nkubwira akantu kwawe Uwiteka nyine azaguha. nkubwira akantu, ibintu byose tubikuramo isomo bro. Bajya bavuga ngo Bibiliya nivuga ngo n'ibibi biratwigisha. Ibintu byose tubikuramo isomo. Niba yarakubeshye byanze bikunze wahumutse. Niba yarambeshye se nanjye mbeshya abandi. Basi nibura wowe gerageza nibura ube umuntu mwiza man. Kubera yuko uwo munsi kurya byarananiye ndaramagaze birumvikana. Yewe wumva ko n'akazi nakoraga nakaretse. Ubu ngubu nta n'akazi mfite muri iyi. Birumvikana. None ubu ngubu ubu se wahana ari sawa ari kurya akaryama mani nawe kurya umuceri akarenzaho imvange akanywa ji akagira ute. Afite umwana se basi? Bambwiye ko amufite ariko ntabwo njye nigeze njye niba namufite ubwo aramufite kuko nta kintu ngiye nyipanga nawe. Ubwo nyine njye Imana nibishaka nzabona. Wese nibura ko wabashije kugera iwabo ntabwo nta n'umwana mutoya wahabonye. Bro, hari abana b'abaturanyi nta bintu ari kubasha kubaza uwo bita ngo ni nyina, niba ari na nyina nawe ntabwo mbizi, gusa nuko ngiye uwo mutipe ngiye amakuru yamaye ndumva nsa nk'umuntu wayemeye 80%. Baba rero ngewe inama nakugira, wowe banza ufate umwanya utuze. Shumana ukuntu yanditse kuri social media ngo imbwa umusega. Oya mwihorere Paul, umva reka nkwereke mwihorere. Abadutuka ni benshi, mbese niba yarakubwiye ngo uri imbwa ikigoryi ngo wamabyiwe ngo Mana. Ubu se wabaye imbwa? Niba yarakubwiye ngo uri imbwa wabaye imbwa? Bro, kano kanya ni nkaho ndiyo kuko none se niba imbwa ziba mu bisambu nanjye nkaba ndi mu gisambu ubu cyasigaye. Ushobora kubura aha ngaha kubw'ibyo ngibyo nyine nk'uko wari urimo uvuga ngo uri kumva udashaka kuba ahantu hari abantu. Man, erega turahari. Niba uwo mukobwa yarakubwiye gutyo, turahari bro, turahari. Ni hahandi sezera ku bantu bacu, sezera ku bantu bawe, nako njye naca nonyigira kwanza, sezera we ku bantu bawe. Urumva nta bindi bintu nshaka kuba navuga. Ntabwo ndibo basezere kuko Double 7 ibindi bintu wongera kumbaza. Okay, it's okay fine, kuko Double 7 irahari ku bwabo. Ubwanjye ndumva nyine kano kandi ngiye umujinya uri kuzamuka nkumva nagishaka no kwicara imbere ya kamera yawe. Gira ahubwo vuba umwureho ma. Okay, nta kibazo. Gira nkuko mwayibonye, nkuko muri kubibona hano kuri Double 7 TV, ijwi wumva nk'ibisanzwe ni Mr Birori nk'ibisanzwe. Uyu mujene mwese muramuzi, ni Power Comedy, akina comedy, video asekeje agira gute. Rero nandimo ntambuka ngaha muri zikaritsiye zanga musanga ahantu hano mu gihuru, vuga ati si umujama byaragenze gute, kuko vuga ati reka muganirize kuko ndamuzi aranzi. None mwumvise ibintu byose byagiye gute, byamwikubiyeho. Niba ama social media platform yiwe kano kanya tayafitiyo access, ariko Power hari icyizere cy'uko platform zawe zagaruka. Yes mani, niyo bitakunda najya no mu buhinzi cyangwa ajya no ntabwo naburi ibyo nkora mani. Mwumvise nanone story yiwe n'uwo mukobwa by'abakobwa byo hano hanze, abajeni mani bafite ama depression kubera abakobwa cyangwa kubera abasore. Kuba mbayeho nabikesha social media, ari n'uwo mukobwa simbimukesha, uranyine Imana niyigena uko umuntu. Okay, it's okay fine. Rero reka nzabaho. Okay, uzabaho man. Kandi ikindi nanone ibintu byo kwiheba, kwigunga, kwigira gute man, jya ugerageza ujye ahantu hari abantu bro, kubera yuko bitabaye ibyo ngibyo ni handi ushobora gusanga waniyahuye man. Erega nyuma y'ibi byose bishoboka hari abari ibindi byiza man bigutegereje. Okay, abantu mwese mwagiye mumbona ku mbuga zitandukanye, ntabwo ndumva nashaka kuzivuga ko n'ubundi ntabwo zikiri ku murongo, ariko niba warigeze kubona isura yanjye, jya kuri iki kiganiro rwose ukore subscribe, ukande like, usharinge. Isura yo barayizi man, ni Power Comedy, isura barayizi, ntabwo ingi ari isura babonye bwa mbere. Reka mbabwire mugire umunsi mwiza, ko murabona umusore wacu ari so very depressed. Ni hahandi mwumva nyine ngo umuntu byagenze gutya kandi twari tuzi karaga kwiko. Reka ndabashimiye, mbifurije umunsi mwiza. We komera, turahari, barahari kugira ngo bagire gute bagufashe, tugufashe. Ibintu byo kongera kwigunga cyane bireke, turahari. Umunsi mwiza.